kubera ko Ferwafa ishobora kuba ifite byinshi tubibonamo intege nke ariko ntabwo none dukeneye kwipfobya mu rwego ruhagarariye umupira w'amaguru. So Ferwafa ifite inzego zikora kuba Ferwafa itirirwa ibyirukankamo buri munsi ibintu bya match fixing turabizi n'ahandi hose nuko bigora kubibonera ibimenyetso sibyo. Ariko niba habonetse ibimenyetso bifatika biri tangible burya ni ijambo ry'icyongereza ariko rituruka ku kilatini tangere no gufata tangere no gufata gutya tangere no gufata no aturuka ijambo tangible cyangwa se tangible. Voilà, habonetse ibimenyetso bigaragara noneho mu gihe ahera hakurikirana ikibazo cya match fixing. Ariko ntabwo bisobanuye ko ugomba guhita ufata ibintu byose byagiye bivugwa bidafite ibimenyetso bifatika ngo uvuge ngo Ferwafa se kwitigeze bikurikirana. No, icyo gihe ntabwo hari ibimenyetso bifatika ngo amajwi ngo y'abakinnyi runaka ngo y'abatoza runaka ntabwo byari bifatika. None se wabyita urwererutso gute kandi bigaragara ko mu by'ukuri ari ikintu yaheraho ibikurikirana. Sometimes ntekereza ko tudakwiye guca intege inzego zacu z'umupira kuko ziramutse zibayeho zitafatika zidakomeye zikorera kuri icyo gitutu ntabwo zakora. Ferwafa igihana bahita babonye ibimenyetso bifatika. No, ariko nk'iki cyami kirafatika ko ntabwo yakana. Ikindi nicyo bita timing. Uvuga ngo niba Migi yahamagajwe bakaba bahamagaye n'abandi bose bavuzwe muri iriya audio kubera ko abantu babyumve neza cyane bahamagaye Mugiraneza Jean Baptiste Migi agomba kwitabana na Bakaki Shafik wafasha ari amajwi ndetse unavugwa muri audio baba barimo baravugana bahamagara uwo bita Shaurine umuzamu babyavuganye nyine avuga ngo Shaurine nta kibazo nawe ndaza kumunyuraho urumva yamutumaga kuri Shaurine ahubwo yavuze ko basanzwe baziranye nta kibazo ni Gasonga abo bose rero Gasonga bamuhamagaye yego nawe yahamagaye abo bantu bose yahamagaye abo bose bavuga muri audio banumvikanamo bahamagaye. Icyo navuga ngiye kuri article yakozwe ni timing. Hari igihe ushobora kwandika bikarangira wimye uburenganzira abantu bwo gufata ibyemezo kisanzuye bigasa nkaho ni wowe wemfluencer bigasa ngo yaba yabihagurukiye cyane ukwiyerutswa. No, Ferwafa nabashaka kubona ikimenyetso gifatika cya fixing ngo ntigire ikikora bibashyira ku inzego zibishinzwe niho bashyira ku gitutu bavuga bati biraba atari ukwiyerurutsa ngo byeze ngo mudahana babikoze ari ukwiyerurutsa niyo mudahana tuzatubonye niho gusabira igihano Migi. Ariko Ferwafa ikikozeyo uvuga ngo kanama ngenga myitwarire bari muri procedure yo kubanza kumenya ngo ubundi aya majwi nayanye kuko nkamigasha kuvuga ngo sayanje ubwo wenda ntabura amigasha kuvuga ati Gasongo impamvu inshuti yanjye haraho yigeze kumfasha n'urugero kuvuga ati yaramfashije rwose bibasanga nawe munabimenwe nawe uya matanga ntandi makuru ikiperereza rikorwa icyo Ferwafa yakoze kwatumiza yakora cyavana imyanzuro izavuga ko rwose ngo Migi ubwo ngo Musanze ngo amazi iminsi ayitegura batari ubwa mbere muri iyi sezo nyine ko bavuze ko nyine afitanye nayo ikibazo baramaze yayitegura kabisa. Ntekereza ko biri mu revelation tuzabona bizaturuka muri dossier niyirekura kavuga tugereze bakore inshingano zabo. Turabizi ko Drogba ntamukunda ntabose urabizi ko ntamukunda ariko ntabwo amukunda kubera ko Drogba Musanze kuko Migi gashinja Drogba yuko watumye va muri Musanze. Ni ibintu bisanzwe ni impamvu rero kuba yava ngo ntamukunda baravuga ati uri umwana bike tugiye kubyinjiramo neza ndabona ibintu bigaragara neza cyane bitabogenda ndagenda mbaza gace hanyuma twibwirire